Mu karere ka Nyagatare mana y'isi n'ijuru, mbega ibintu bihabereye birababaje kandi biteye n'agahinda. Mbega umugabo w'inkorabusa, mbega umugabo w'inkoramaraso, mbega ibintu umugabo akoze n'ukuri kw'Imana n'Imana yo mu ijuru ntabwo izigera ibimubabarira. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku icyo uyu mugabo yabakoze cyongeye kugenda gitera ubwoba bagiye batandukanye, bose bagiye bumva aya mahano, aya marorerwa uyu mugabo yakoze. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda babigarukaho banabitangaho ibitekerezo byinshi. Rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho na benshi, aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 65 wari utuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri, arangije nawe ahita afata umwanzuro ugayitse, nawe ahita yiyambura ubuzima. Ibi rero byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena 2025, bibera mu mudugudu wa Kakagaju mu kagari ka Karambo mu murenge wa Kiyombe. Mu bishwe rero harimo umugore wari ufite imyaka 51 witwaga Musabyimana Vivine, umwana w'imyaka 19 witwaga Maniriho Gilbert, ndetse n'undi witwa Tuyishimire Jean d'Arc wari ufite imyaka 12 y'amavuko. Mana y'isi n'ijuru, munyumvire ayo marorerwa uyu mugabo utuye muri kano karere ka Nyagatare yakoreye umugore wiwe ndetse n'abo bana bari muri urwo rugo, ndetse akicamo n'umwe mu wari ufite imyaka 19. Munyumvire ibintu abantu bo muri iki gihe ukuntu basigaye barabaye, ukuntu basigaye bafite imitima y'ubunyamaswa. Inkuru rero ikimara kujya hanze, abantu benshi cyane bagiye bayigarukaho, ndetse inemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Ahasibwe Eric, aho yabwiye itangazamakuru ko ayo makuru nabo bayamenye. Yagize ati umugabo ari we nyirirugo yishe umugore we n'abana babo babiri. Umwana umwe ntabwo yari akiga, undi yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Amakuru twamenye nuko umugore yari yanze ko baryamana, maze kubica yahise yimanika mu mugozi nawe ariyahura. Ngo rero intandaro ya byose nuko umugore wiwe yari yamwimye, banga ko baryamana. Uyu muyobozi w'uyu murenge wa Kiyombe yakomeje avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane, ngo kuko kugera aho umugore yanga ko baryamana hari byinshi batumvikanagaho. Yagize ati abaturage twabasabye kujya batangira amakuru ku gihe, ndetse imiryango babona ibanye nabi bakatubwira kugira ngo tuyiganirize hakiri kare. Ntabwo ibintu bikwiriye kugeraho abantu bicana kubera ko hari ibyo batumvikanyeho. Ubuyobozi turahari ngo tubafashe. Umuntu ashobora kubwira mudugudu, hari n'izindi nzego babwira, kandi rwose twiteguye kubafasha. Kuri ubu inzego z'umutekano zirimo RIB, polisi n'ubuyobozi bw'akarere bose bari ahabereye ibi byaha kugira ngo hakorwe iperereza. Munyumvire ibintu byabereye muri kano karere ka Nyagatare. N'inkuru nyine yica mugongo kumva umugabo yica umugore we ndetse akica n'abana biwe babiri, nawe birangije nawe ahita afata umwanzuro ugayitse, nawe ahita yiyahura. Nukuri rero ngo ikintu cyaba cyateye bino byose ngo nuko umugore yanze ko baryamana, maze umugabo mu mujinya mwinshi mu kwihimura ahita yica uwo mugore, ndetse akimara kwica umugore ahita yambura n'ubuzima n'abo bana biwe babiri. Murumva ko hari harimo umwana umwe ufite imyaka 12 n'undi ufite imyaka 19, ndetse n'umugore we wari ufite imyaka 51 y'amavuko. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, hari abantu benshi cyane bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko uyu mugabo rwose yakoze igikorwa kigayitse, ngo noneho no kumara kugikora nawe ahita yiyambura ubuzima. Ati inzego z'umutekano zibanze zirebe niba nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Ati kuko uyu mugabo nawe ntabwo yari gufata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kwica abo bantu bose, nawe kandi bikamuviramo kwiyambura ubuzima. Murumva rero ko ari ibintu na n'ubu ngubu bitumvikana, murumva ko ari ibintu
afututse ati rero haze kuza kurebwa icyaba cyatumye bino byose biba, ati kuba umugore yakwima ati nta kibazo kirimo, ati rero ntabwo wahita ufata umwanzuro wo kwita umwambura ubuzima ndetse ngo wice n'abo bana. Urumva ko uwo mugabo wenda hari ikindi baba bapfuye n'uwo mugore, kuko nawe urumva ko nawe yahise yimanika mu kagozi maze nawe yiyambura ubuzima. Iyi nkuru rero turakomeza tuyibakurikiranire kugira ngo nyine tuze kuza kumenya icyaba cyihishe inyuma y'ibi byose. Si rimwe si kabiri inzego zigiye zitandukanye zihora zigira inama abagiye batandukanye bose ko niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe gana inzego kugira ngo nyine muvuge ikibazo mufite, noneho inzego nazo z'ubuyobozi zize kuza kubibafashamo, zibafashe kubunga kugira ngo nyine musubire mu buzima busanzwe, mureke kubigenza nk'ibyo bano bakoze byo gufata umwanzuro akica abantu ndetse nawe akahita yiyahura. No kuri birababaje, no kuri biteye agahinda ibibereye muri kano karere ka Nyagatare. Imana yo mu ijuru rero ikomeze ibari namwe mu byo muri mu byose bigiye bitandukanye, kandi turabakunda 100%, kandi mujye mwibuka kuduha ibitekerezo byanyu, ibyiza, ibidushimisha, ibitugira inama, byose nyine mujye muza dusangire amakuru, natwe bizaza bidufasha kugira ngo nyine tujye tumenya ko mudukurikiye 5 kuri 5. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.